isambu yacu nuko nawe bamukururira hitaka. Hanyuma barakomeje bajya gushaka data aho bari basize bamutsinze baramubura. Bahasanga amaraso ariko ntekereza ko icyabayoboye aho yarari bakurikiranye ibitonyanga by'amaraso aho byagiye bigwa nuko bamugeraho. Numva barasakuje cyane ngo dore cya gisaza aho kiri. Icyo nongeye kumva ni ibintu byirangira. Niba ari amabuye bamukubise kuko ho sinaharebaga, niba ari amabuye bamukubise cyangwa niba ari ubuhiri ntago mbizi. Gusa tujya kumushyingura mu cyubahiro nta mutwe yari afite, yari amagufa yashenjaguritse. Hanyuma ubwo twahise tuva aho ngaho tujya kwa wa muturanyi wacu nababwiye w'umusaza witwaga Gatarihunga. Tugezeyo barandeba ngewe baravuga ngo ntabwo bari bumpishe. Hanyuma mukuru wanjye bishoboka ko bibwiraga yuko wenda azabafasha wenda kubahingira cyangwa iki, nge bakabona ndi umwana baravuga ati turahisha mukuru wawe ariko wowe ntabwo turi buguhishe. Ubwo rero mukuru wanjye bamujyanye mu nzu, ngewe nsigara hanze ku irembo ndicara mfata umupira nari nambaye wo kwifubika mukururira ku mazuru kuko numvaga yuko amazuru ariyo wenda agaragariza abantu ubwoko bwanjye, kandi numvaga ari nyine nibayabona bari bunyice byanze bikunze. Hanyuma mu gihe nicaho mu kanya gato cyane hari umuryango twari duturanye witwaga kwa Rwasibo. Hariyo Rwasibo ntiyari akiriho ariko hari umukobwa we witwaga Gasengayire Marita hamwe n'abana be, ndetse hari n'umuhungu wa Rwasibo wari utuye i Kigali ariko muri icyo gihe yari yaraje aho ngaho kwa Rwasibo witwaga Kayitankore n'umugore we n'abana, ndetse na murumuna w'umugore we n'umugabo we, bose bari bari aho ngaho. Rero intera hamwe zahise zibamanukana zibageza aho ku irembo kwa Gatarihunga mpicaye. Zirangije hashoboka ko hari intera hamwe yitwaga Setiba, abari batuye nahangira ngo wenda barayizi, ariko yarabahagejeje arababwira ati mwajyaga mwumva Setiba mukagira ngo ntazagera inahangaha. Abo bantu batangira kwisobanura ati rwose baravuga ati tumanuke murabitubwirira hepfo gato. Babagejeje hepfo ku muhanda, rero n'uyu muhanda turiho ariko ni hirya gatoya, nuko bose barabica. Uwo muryango wose wari uri kwa Rwasibo ushira gutyo. Ariko bageze kwa Gatarihunga bagasa n'abahagaze kandi mbona ari umurongo muremure. Numvishe nifuje kuba nahaguruka nkagendana nabo kuko naravugaga nti byibura wenda ngendanye nabo turi benshi ntago nagira ubwoba. Nashatse guhaguruka, wari umunsi wanjye utaragera, sinahagurutse ariko narabishatse cyane. Hanyuma hashize akanya gatoya kwa Gatarihunga basohora wa mukuru wanjye Veneranda, baravuga ati mureba ahantu mujya kwihisha. Twaragiye twirirwa ahantu mu Mungoti haruguru yaho, n'ubundi twirirwa mu Mungoti. Hari indirimbo Munyanshoza ajya aririmba ngo ndibuka umunsi wanze kwira. Uwo munsi nawo wanze kwira pe, kuko hirya no hino hari induru, hirya no hino hari amafirimbi, hirya no hino hari urusaku rwinshi, hari imiborogo. Wabaye umunsi muremure cyane, kandi natwe nubwo wenda twari tugihumeka ariko mu by'ukuri wumvaga umeze nk'uwapfuye. Hanyuma rero twiriwe maho ngaho abantu badusimbuka, hari abantu badusimbutse ariko ntibatubona, bari kwiyirukira nyine bajya mu byo gusahura cyangwa no kwica. Hanyuma bwaje kugoroba mukuru wanjye arambwira ati ninze tujye hari umugabo wari inshuti yacu ya mbere banahanye inka na data, aravuga ngo ino tujyeyo. Turagenda tukiri mu isambu yacu twumva
abana bo mu rugo, abana b'iwacu bararize, mukuru wanjye arambwira ati abo ni abana b'iwacu. Turagenda nk'ababashakisha, tuba duhuye nabo, turababona, bari abana babiri batoya bankurikiraga, ndetse na mama wabo. Ndavuga mama wabo kuko ngiye mama yari yarapfuye mfite imyaka 6, papa azana undi mugore, niyo mpamvu mbivuze gutyo, ariko nawe yari umubyeyi mwiza, yari yaratubereye umubyeyi mwiza. Hanyuma tumugezeho rero, niwe watubwiye ati nimuze tujye kurara mu matongo. Turagenda turara mu matongo y'iwacu. Inkoko zo zari zitamenye ibyabaye kuko zaratashye, ahubwo abantu baza kuzitwara muri iryo joro. Turutubumva nyine turi aho ngaho. Ndibuka twari dufite umwana mutoya w'igitambambuga w'imyaka 2, twageze aho mu rugo rwacu. Ibikuta nibyo byari biriho, urusenge rw'inzu barukuyeho n'ibiraro birangaye. Uwo mwana muto cyane aravuga ati inka zacu nyine, twumva inka zo nta nicyo zari zikitubwiye. Hanyuma rero twaraye muri icyo kirangarizwa cy'inzu, buracya mu gitondo abantu baza gusahura, abatunda ifumbire, abasenya inkwi, mbese baragaruka. Hanyuma baratubona. Hari umumama yari umwarimukazi kuri iki kigo, yitwa Jose, yarazamutse araza ari kumwe n'undi mukecuru bari baturanye, aratubona. Amaze kutubona baradusuhuza, ariko uwo mumama nababwiye we abo yabonaga bose yarabwaga ati natwe mwaje mukatwica. Hanyuma nyine bakagira isoni bakagenda. Rero uwo mumama nababwiye witwa Jose, wari umwarimukazi kuri iki kigo twari duturanye, nyine we twari duturanye, yageze imuhira atuma wa mukecuru aramubwira ati uriya mubyeyi n'abana kuko bakiri bato sinabasha kubahisha, ariko byibura Veneranda na murumuna we bo baza nkabahisha. Uwo mukecuru rero yagarutse kubitubwira, abitubwira nk'uko yabimubwiye. Hanyuma Veneranda aravuga ati ntago twasiga uwo mumama na barumuna bacu, turagumana batwicane. Hanyuma njye mbyumvishe rero numva ntago ari igitekerezo cyiza, nubwo nari umwana, kandi nkumva nta kuntu ndi bubabwire yuko ngewe nabasiga nkagenda. Narababwiye nti se ko numva nshaka kuri toilette. Umwe muri barambwira ati se wagiye hafi aha ngaha? Undi aravuga atoya reka two gupfira mu mwanda. Noneho nsohotse ngo ngiye wenda inyuma y'iyo nzu twari turimo, nibwo nagiye aho kwa Jose. Ngeze kwa Jose ndavuga ati mukuru wanjye we yanze kuza, ariko nge narinje. Jose aravuga ati nta kibazo, ariko manuka njyayo kuko ni munsi y'iwacu y'ahahoze iwacu. Manuka njyayo hari abana bato cyane bari mu kigero cyanjye, bahise bahamagara uwitwaga Kagarara mwene Mbonigaba, wari uri gusambura inzu ya musaza wanjye. Baramuhamagara bati Kagarara we dore inyenzi. Kagarara sinzi uburyo atabyitayeho, ariko yaravuze ngo ni mumureke. Hanyuma ndamanuka rero ngera kwa Jose. Jose afata abana be bari batoya kuko umukuru yarataratangira ishuri, arababwira ati abereka akantu k'agahoro gatoya, arababwira ati ntihagira umuntu uvuga ko ndiyo azabaca umunwa. Abana nyine abatera ubwoba gutyo, nta mwana koko wigeze avuga ko mpari. Hanyuma ndaharara. Jose yanyirizaga mu nzu yo hanze, bwakwira nijoro akanjyana mu nzu nini yo bararagamo. Bwarakeye uwitwa Alexandre wo kwa Patrice avuza ifirimbi, avuga cyane, arahamagara, aravuga ati abatutsi bose mwarokotse nimuze, habaye ihumure, nta uri bwongere kubica, nimuze tumenye uko mungana, hanyuma tubashakire uburyo bwo kubaho.
Jose aramwegera kuko nubundi yabivugiraga haruguru yiwe, atese koko nibyo abatutsi nibaza nta kintu mubatwara. Aramubwira ati turi kubabeshya, ati turi kugira ngo n'uwasigaye aze ubundi tumwice. Kandi koko abasigaye bakaza, harimo abitwa baba Yuriyana wari ufite abana bitwa baba kure ba Kayigamba, baraje bagira ngo koko nihumure, babiciye muri uyu muhanda ariko atari hano hirya iriya iroza nkanda, bahise babica. Ntabwo nababonye bicwa ariko narabyumvaga, kuko iyo bakubitaga umuntu wumvaga ari ikintu kirangira cyane, narabumvaga. Kandi bari benshi, baraye bahatakira, ongere ngo babakururiyeho itaka mu gitondo. Nagumye rero aho ngaho kwa Jose. Hanyuma wa muryango wanjye mutoya nasize ruguru iwacu, byagejeje ku mugoroba baraza barabatwara, batwara Veneranda, batwara uwo mubyeyi nababwiye, batwara n'umwana wacu mutoya wari ufite nk'imyaka 2. Undi mwana mutoya wari uhari nawe ngire ngo yari yahavuye yagiye ku baturanyi bacu bitwaga kwa Nsengi yumva n'umugore wabo ni Ferida. Hanyuma barabatwara barabajyana babajugunya muri ya toilette nababwiye biciyemo data. Bafata uwo mubyeyi bamushyiramo, bashyiramo umwana, bashyiramo na Veneranda, barangije bagiye kubakururiraho itaka ngo nta kintu na kimwe babakozeho. Veneranda aravuga ati kuko muratwishe. Nababwiye mbere ko yari umukobwa w'inkumi. Intera hamwe yitwaga Nize iramubwira iti wowe vamo. Avamo. Hanyuma wa mumama n'umwana babatabye bumva kugeza baheze umwuka. Hanyuma Veneranda yantera hamwe iramutwara ijya kumwica urwagashinyaguro kurusha n'urwo yari bupfa hari, kuko ntago sinzi uburyo babanaga, ntago mbizi. Hanyuma yaramutwaye, ngewe nguma aho ngaho kwa Jose. Jose agerageza kumpisha. Ndibuka umunsi umwe intera hamwe zakoze ziriwe zisaka ahantu hose, yankize mu rwina, kandi urwina rwari rutoya cyane, ndwirirwamo. Hanyuma amavi arandya, ariko nanone ndurimo nagiye kumva numva umugabo we aramuzanye, nk'umuzanye munsi y'urugo nko kumubwira nyine ikindi kintu. Aramubwira ati zana umwana wo kwa Mikayire uri hano mujyane, bavuze ko batari bumwice ahubwo bari bumushyire mukuru we aho ari kwa Nizeye. Ariko mu by'ukuri uwo mugabo ntago yarazi ko ndaho ngaho, uretse kumva ko wenda byari nko kubyumva abantu babivuga. Hanyuma Jose aramuhakanira, aramubwira ati rwose nta mwana wo kwa Mikayire uri hano. Ati cyakora yarahanyuze ariko ntabwo akiri hano. Aramuhakanira cyane, ariko njye mbyumvishe ndavuga nti Jose nibakomeza kumumbaza ari buvuge ko mpari. Nuko romva muri rwa rwina, mvuye muri rwa rwina nurira ipapayi, ndebye mu muhanda kuko baturanye n'umuhanda, mbona nyine ibintu bimeze nabi, abantu bari kwiruka abandi bavuza induru. Manuka mu ipapayi ndagenda nicara mu nzira, mbona bashoreye umwana witwaga Kajagari w'ahantu witwaga kwa Mukaderevu, mbona baramushoreye. Nshaka kugenda nanjye ngo banshorere ariko mbura imbaraga. Hanyuma abana ba Jose baza kunyuraho, baragenda baramubwira bati tumubonye yicaye hariya hepfo ku nzira. Jose arabantuma, ndagenda arantonganya cyane, ati kubera iki wavuye ahantu nagushyize ukaba wagiye mu nzira. Ariko sinamubwiye ko nari numvishe bashakaga kunjyana aho kwa Nizeye. Hanyuma nagumye aho, agerageza rwose kumpisha uko yumvaga bavuga ko igitero kiri buze, yarampishaga aha nyine yageragezaga kumpisha
hari n'undi munsi baje gusaka ari nijoro, arabimenya anshyira mu nsina yari inyuma y'igikoni, ashyiraho ibishogoshogo. Hanyuma interahamwe kandi koko zaraje zivugiriza ifirimbi imbere y'umuryango w'igikoni, ziravuga ziti turashaka umwana wo kwa Mikayire uri hano. Jose rero arazibwira ati nta mwana wo kwa Mikayire uri hano, ariko niba mugira ngo ndababeshya nimwinjire mu nzu namwe musake murebe ntaho mbahisha. Baravuga bati ubwo tubwije ukuri, kandi mwumve ko bari ari interahamwe nyaza ari zinjiye aho mu rugo, izindi zari zitegeye inyuma y'urugo, ku buryo niyo wari gusohoka gatoya wenda uri gukebereza ushaka kwihisha zari kuba zakubonye. Hanyuma bageze hanze y'igipangu bahita bavuza ifirimbi, baravuga ngo dusanze ntawe uhari, baragenda. Nagumye aho rero, hashize iminsi mikeya uwo mukuru wanjye n'ubwo iyo nterahamwe yitwa Nize yari yamujyanye, ariko si we wenyine, hari abandi bakobwa babiri, hari uwitwaga Donata, w'ahantu hitwaga kwa Masonga, hari n'undi witwaga Devota wa hano hirya kwa Naniya, bari batuye neza neza hano imbere y'iki kigo cy'ishuri. Bari abakobwa b'inkumi beza. Uwo witwaga Devota yari ari kwa Gasipari, sinzi umuhungu wabo wari waramujyanye, yaramugize umugore. Hari n'uwo Donata, hari umuhungu witwaga Kayitare, niwe wari waramujyanye. Hanyuma rero umunsi ubumwe baraza bose baravuga bati ntago twakomeza kubika izi nyenzi. Barabafata barabashorera uko ari batatu. Ngewe Jose yari yampisha ahantu mu kiringiti, yari yanitse ku giti giciye ariko kidacimbuye hasi kigiye hejuru. Hanyuma nanjye nsa n'ukinjiramo nk'aho banyanitseho ikiringiti. Nakuyeho ikiringiti ndabareba mu muhanda aho bari babashoreye ari batatu. Barabajyanye babajyana haruguru gato y'Umurambi, barangije bose babaryamisha hasi bubitse inda. Mukuru wanjye ngire ngo yari yarambiwe cyane kuko yarababwiye ati nimutwice. Abo bandi Donata na Devota bati mwatubabariye, ntago bigeze babagirira impuhwe na gatoya, ahubwo ngo bafashe inkota bakayishinga mu ijosi igahinguka hasi. Hanyuma n'urwo rupfu babishe, ni naho babakuye bajya kubashyingura mu cyubahiro. Ubwo rero haje kugera igihe baravuga ngo hagiye kongera hatangira amashuri, ngo higa Abahutu gusa kuko nibo bari basigaye. Jose arambwira ati rero ubu naba nararuhiye ubusa, ndamutse ngiye ku kazi nkagusiga hano ngasanga bakwishe. Arambwira ati genda ujye kwa Manase yari umuntu wahanye inka na data, ugende urebe ko yaguhisha. Nuko umukozi aramperekeza angeza hafi yaho, nanjye ndagenda njya kwa Manase. Ngeze kwa Manase cyakora ambwira yuko nawe bahora bamusaka atari bubone uko ampisha. Cyakora arambwira turaharara, naraharaye. Bukeye mu gitondo ndagenda ntazi yonjya njya hitwa Igashenyi ni hakurya hariya. Njyayo, ngezeyo nsanga mukuru wanjye ahantu yari yihishe ku rugo rumwe. Mpamusanze mukuru wanjye n'abana be batatu, yitwaga Beatrice, yari afite umugabo witwa Leonce, bari batuye hano hakurya Muganza. Nawe kuba yari akiriho, bari abantu bifashije bafite amafaranga menshi, uko yagendaga atanga utwo dufaranga, n'urwo rugo rwari rumuhishe nuko ari amafaranga yabahaga. Hanyuma mpageze rero umugore waho yari yamuhaye n'ubundi amafaranga ngo ajye guhaha. Ahansanze aravuga ati uyu mwana iyo mba ntahamusanze mba namujyanye kwa basaza banjye akabaho nta kibazo. Mbyumvishe gutyo numva ni byiza, ariko yari yambwiye ati nyine ati ariko ntabwo ubu warara hano. Narambutse ngaruka kwa Manase ndaharara, ariko mbwira Manase yuko